natwe rero aho turi hose ntabwo twicaye. Iryo terabwoba rya Kagame n'uburwayi bwe, aho ageza kurwara akaremba niho ageze umujinya, kuko afite umujinya w'uko agiye gusiga isi yari afitiyemo byose. Cyokora hari ikintu ngomba kumubwira, mu bintu agomba kwitondera, aze yice Nobel mu Bwongereza, agende yice Rosemary mu Bufaransa, agende yice bamwitande uriya uba muri Amerika, hariyo benshi, agende yice aho ashoboye hose, uwo azabona arangaye yandagaye azamwice, ariko atazigera akora kuri Ingabire, kuko Ingabire abaturage baramukunda, namukoraho n'abo bana bashaka gushigira ubutegetsi ntabwo bazabutunga. Bishobora kuba bigeze ahakomeye cyane, n'urupfu rukaba rugiye kubizamo. Nobo Marara, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda uba mu gihugu cy'Ubwongereza nk'impunzi, yavuze amagambo akomeye cyane nyuma y'uko Perezida Paul Kagame atanze umuburo ku bagendera ku murongo unyuranyije n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Aha Nobo Marara yikeje cyane kuri Ingabire Victoire, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda uharanira demokarasi. Madamu Victoire Ingabire Umuhoza akunze kuvuga byinshi bitagenda ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame, akerekana igishobora guhinduka ndetse n'icyo we ashobora guhindura mu gihe yaba abaye umukuru w'igihugu. Mu jambo ryuje imvugo ikakaye ririmo kuburira abo bose banyuranya n'umurongo wa FPR ko igihe cyabo gishobora kuba kigiye kurangira. Ubwo yakomozaga ku baharanira demokarasi, benshi bahise batekereza ko Madamu Ingabire Victoire ari we ubwirwa, gusa n'abandi bose bagenda mu murongo umwe nawe. murabazi birwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira demokarasi, barwanira ibyo ntazi barwanira. Buriya nabo uzi ya masaha bamanika ku nkuta, iyo yashizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore, turaza kurwongeramo. Kandi ubwo iyo umuntu agirwa inama afite mu mutwe hazima arumva. Ubu ni inama njya. Nobo Marara utuye mu gihugu cy'Ubwongereza ng'imbunzi yavuze ko we adashobora kwicwa. Yakomoje ku rupfu rwa Victoire Ingabire, yavuze ko aramutse apfuye u Rwanda ko rushobora kuja mu icuraburindi. Kagame ashobora no gupfa ntihagire umuntu n'umwe ugira ikibazo, kuko asanzwe yifitiye ibirwara bye, ashobora no kuryama ntabyo. Ariko ku kintu cyerekeranye na Ingabire mwabujije uburenganzira bwo kuvugana n'abaturage. Ingabire wavuze ko yifuza guhuza abanyarwanda, ndetse amagambo yose akoresha akaba ari amagambo yuzuye urukundo ndetse no kubaha ibyabaye mu gihugu cyacu, akaba yirinda gukomeretsa yaba abacitse ku icumu cyangwa se abatashye n'abandi. Akaba ari umuntu uhuza abanyarwanda. Uyu munsi muzazinuka mu gitondo mukagenda, kuko ndabizi Kagame arakubagana. Umunsi muzamukoraho icyo gihugu kizasubira mu butiti, mu bukonje bw'ubutiti. Ntabwo ari byo twifuza. Ariko kandi Nobo Marara yagarutse ngo ku burwayi Perezida Paul Kagame afite ngo bwa kanseri, ngo ari ku miti ikomeye cyane, ngo niyo imutera ibibazo bitandukanye birimo kurakara cyane. Perezida Kagame ari ku miti, imiti itoroshye cyane, imiti kenshi na kenshi abantu bayiriho baba bagowe cyane. Uyu muti ariho bita Oxycodone ni umuti wa kanseri, kandi mu bintu bya mbere bimugora
ni ukuvuga ibyuririzi by'uwo muti haba harimo hallucination, ni ukuvuga kubona amashusho cyangwa se kurangazwa n'ibidahari, confusion, ni ukuvuga kuba utabasha kwisobanurira ibiriho, hakabamwo n'ikibazo cyo kugwa igicuri. Nibaza ko tuzi neza ko hari igihe ajya kigwa, mwebwe wenda mushobora kuba mutabizi ariko ngenda bizi kubera amakuru ndayabona. Hakabamwo ikibazo cyo kubyimba mu maso, ukabyimba iminwa, no kugira ikibazo cyo mu mihogo cyo kutabasha kumira. Hari ibibazo byinshi cyane uyu muti uteza. Noneho afite n'ikibazo cya depression, ikibazo cya anga, kuko atwara imiti myinshi cyane, aranywa imiti myinshi cyane. uyu Nobo Marara yahoze hafi ya Perezida Paul Kagame, dore ko yatwaraga imodoka zamuherekezaga mbere yo guhunga igihugu. Uyu Nobo Marara ariko ni n'umuhanga mu kuvura indwara zo mu mutwe. Akomeza ashimangira ko ngo azi uburwayi Perezida Paul Kagame afite. Ni byinshi cyane byatangajwe na Nobo Marara aganira n'itangazamakuru. Reka natwe tubigaruke muri iki kiganiro. Mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi, turabasuhuje tubaha n'ikaze muri iki kiganiro. Ari nako tubibutsa gukora subscribe hepfo gato iyo video murimo kureba. Ubundi tujye tubana namwe mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Igihe cyo kwihangana no guhendahenda kirasa nkaho kiri kurangirana na babandi bagendera kure y'amahame u Rwanda rugenderaho. Abahawe imbabazi bagafungurwa bagakurwa muri gereza ngo bagire impinduka bagaragaza muri sosiyete nyarwanda, ariko bikaba byaranze. Abo nabo igihe cyabo kirageze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze amagambo akomeye cyane atanga umuburo kuri bamwe bagendera ku murongo unyuranyije n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Abo ngo nabashaka gusubiza u Rwanda mu curaburindi. Gusa ariko yanagarutse kuri opposition zo hanze zibashyigikira. Nobo Marara, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, nyuma y'ayo magambo akomeye cyane ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yavuze nawe amagambo akomeye cyane yerekeranye no kuvuga ngo abo bahaye imbabazi bakabavana mu buroko, ngo ariko ngo bagakomeza gutumva ibyo. Perezida Kagame afite slurred speech. Slurred speech ni ukuvuga ntabwo akibasha kuvuga nk'uko yavugaga kera. Aravuga mu buryo bw'umuntu w'umurwayi, ku buryo adashobora kuvuga, ameze nk'umusinzi kubera imiti. Aranywa imiti myinshi cyane kubera ndifatanya nawe kuko kurwara n'ibisanzwe. Twese dushobora kugira ubuzima buke, ariko ararwaye kandi ari no ku kazi. So mu burwayi bwe harimo slurred speech. Slurred speech ni ukuvuga umuntu abavuga ariko ijambo ritagendera kuri ritme kubera ukuntu ururimi rwe rurimo guhaguruka, kuko afite ikibazo gishobora gutuma nerve system idakora neza, idakonekitinga n'ubwonko. Ubwonko bwe bushobora kuba butekereza, ariko motor neurons ni ukuvuga ukuntu information iva mu bwonko ijya mu rurimi no mu mubiri hose, body language. So urabona ko ari umuntu, ni umuntu urushye, ararushye cyane. So mu ruhoro rero afitemo ikibazo cy'uko ashaka kuraga abana be ingoma, kuko indwara afite ntabwo ari indwara ifite imyaka myinshi. Ararushye cyane. Ibyo ni ibintu bishobora kuba kuri twese, ndetse nkamwifuriza ko yakurikiranwa mu burwayi bwe neza, ariko urwango rwe ntawe ruzajya azapfana narwo. So ku kintu rero cyerekeranye no kuvuga ngo abantu bari hanze ngo nabo ngo yafunguye ngo bashaka kugarura ngo ubwicanyi mu Rwanda, ibyo ni ibintu bihuye na politike ye yashyizeho
amaze kuba perezida yo kumvisha abantu bose ko umuntu wese umwopoza ushobora kumubaza imikorere ye aba ari umwanzi we, ariko ntabwo ariko bimeze. Iyo avuze abantu yafunguye akavuga ko hari abantu yafunguye ngo akabaha imbabazi ngo kugira ngo baganire ngo barebe ngo amahoro ngo biki n'ibiki, aba arimo gutunga urutoki kuri Ingabire Victoire. Ingabire Victoire ntabwo ari umwicanyi, ntabwo azi n'ubwicanyi bwabo uko bwakozwe, uko yabisomaga mu binyamakuru nk'abandi bose. Yahisemo kujya muri politike kubera ko yashakaga kugaragaza ikindi gishushanyo cya sosiyete ndetse no kwimakaza demokarasi. Ndetse Perezida Kagame arabyivugira akavuga ko ngo abo bantu bashaka demokarasi, bivuga ko ubwe atemera ko yigeze atanga demokarasi. Mu ijambo rye uramuvugishije. So ni ukuvuga ngo ubwe ibisobanuro atanga abo yita abajenosideri aranavuga ko bashaka demokarasi, kandi demokarasi ntayo yatanze. So mu by'ukuri ndamubona nk'umuntu urushye. Perezida Kagame ari ku muti, ari ku miti, imiti itoroshye cyane, imiti kenshi na kenshi abantu bayiriho baba bagowe cyane. Uyu muti ariho bita oxycodone ni umuti wa kanseri, kandi mu bintu bya mbere bimugora ni ukuvuga ibyuririzi by'uwo muti haba harimo hallucination, ni ukuvuga kubona amashusho cyangwa se kurangazwa n'ibidahari, confusion, ni ukuvuga kuba utabasha kwisobanurira ibiriho, hakabamwo n'ikibazo cyo kugwa igicuri. Nibaza ko tuzi neza ko hari igihe ajya kigwa, mwebwe wenda mushobora kuba mutabizi ariko ngenda bizi kubera amakuru ndayabona. Hakabamwo ikibazo cyo kubyimba mu maso, ukabyimba iminwa, no kugira ikibazo cyo mu mihogo cyo kutabasha kumira. Hari ibibazo byinshi cyane uyu muti uteza. Noneho afite n'ikibazo cya depression, ikibazo cya anga, kuko atwara imiti myinshi cyane, aranywa imiti myinshi cyane. Ariko njyewe mubona nk'umurwayi, ntabwo mubona nk'umurwayi, kandi ngende muganga. So ntabwo nshobora kumufata nk'umwicanyi cyangwa ngo mufate nk'umunyapolitike. Ubu mubona nk'umurwayi wifuriza abana be ko batwara ubutegetsi, arimo gushakisha ukuntu yaraga abana be ingoma. Ni nayo mpamvu mu magambo avuga ati ku myaka 35 abantu bafite imyaka 35 kugarura hasi nibo nifuriza kuba aribo bagira ubuyobozi, bakagira responsibility mu gihugu, kandi we agiye gukwiza 70. So dufite ikibazo aho politiki ya Kagame irimo kurwanya intambara y'imbere, ikarwanya n'intambara yo hanze, none ikarwanya na opposition. So afite akazi kenshi cyane, kandi afite uburwayi bukomeye cyane busabwa kwitabwaho. So ngiye kubwanjye rero nkabona ko yego arakubagana, ashobora kuzinduka mu gitondo akohereza abasirikare bakajya kwica Ingabire, bakamwica, agateza akandi kadiruvayo. Ariko nk'uko nababwiye mu minsi yashize, nababwiye ngo umunsi Perezida Kagame azafata icyemezo cyo kumena amaraso ya Ingabire, azamenye ko ariyo tangiriro ryo kumena amaraso mu Rwanda. Ntabwo dukeneye amaraso. Ikintu ashaka kuri Ingabire cyaranyobeye, kubera Ingabire akunzwe n'abantu, akunzwe n'abari hanze, akunzwe n'abari mu gihugu. Amubona nk'aho ari we wazananiza kariya gakobwa ke kumusimbuza.
gusimbura Kagame. So ngiye kubwanjye rero numva ko ahubwo Ingabire ni nawe Kagame akeneye. Ingabire yubaha amategeko kandi Kagame ntabwo yigeze amenya amategeko. Arinze arwara ibyo birwara bye bigiye kumutsinda mu kazi atabashije kumenya amategeko. Ingabire azi amategeko, azi ekonomi, ku buryo ari we muntu wabasha no gucunga umutekano w'ibyo byana bya Kagame bitazi ibyo bizakora. So nje kubwanjye ntabwo numva ko igihugu cyagombye kuberaho kuragwa abana b'umutegetsi, ahubwo igihugu cyabereyeho kuba gifite uburenganzira bwo kwihitiramo abagomba kukiyobora. Ayo mahirwe ntabwo Perezida Kagame arimo kuyatanga. Ingabire ni intwari y'Abanyarwanda. Aramutse amwishe yazaba intwari, tuzamubona nk'intwari kuko yaritanze ndetse yakomeje kugaragaza pozisiyo ye ku byifuzo by'ukuntu u Rwanda rwagombye kuba ruyobowe. Perezida Kagame byaramunaniye ndakurahiye. Mu kanya nakohereje abafanatisme ba Kagame barimo kuvuga ubusa, ariko ngiye nkubwira ko igihugu cy'u Rwanda ntabwo gikeneye strong men, ntabwo gikeneye abagabo b'ingufu bafite abasirikare benshi. Gikeneye abantu babasha kuganira n'abaturage, babasha gutanga ibisubizo binogeye abaturage, kuko rubanda nyamwinshi, iyo mvuga rubanda nyamwinshi mbavuga 70% cyangwa 90% bakennye, badafite epfo na ruguru, barwana no kubona mituweli na sisiteme Kagame yubatse zikenesha abaturage, bakaba badafite epfo na ruguru. Umutegetsi wakemura ibyo bibazo ntabwo agomba kuba ari umuntu ufite abasirikare benshi n'abapolisi, ahubwo ni umutegetsi ubasha kuganira n'abaturage, akamenya imibereho yabo, akabasha kumenya ukuntu twagira investment no kubaka uburyo abaturage babona akazi. Kuko abaturage iyo batabasha kubona akazi kandi ubasoresha, inzara iba nyinshi. Ni nayo mpamvu dufite ikibazo nk'icyo. Dufite ikibazo cy'ubutaka, abaturage bambuwe ubutaka, abaturage barimurwa mu buryo budasobanutse. Dufite ibibazo byinshi cyane byerekeranye n'imibereho y'abaturage, kandi kugira ngo bikemuke ntabwo bikemurwa n'iterabwoba nk'iri ngiri Perezida Kagame n'uburwayi bwe biba birimo kuba. So ngiye kubwanjye rero Ingabire ntabwo muzi, ariko nkuze gusoma ibyo aba yavuze, umva n'ibyo aba yavuze. Ngiye kubwanjye numva atari umuntu wo guhotora nk'uko Kagame arimo kubivuga, ahubwo numva ari umuntu wo guha amahirwe yo guhuza Abanyarwanda. Erega guhuza Abanyarwanda ntabwo bigomba kuba umusimbura wa Kagame, bishobora no kuba muri opozisiyo, ariko natanga amahirwe ya opozisiyo gukora. Nge ntabwo ndi umuntu w'umunyabwoba ngo ushobora gutinya ngo se ngo Ingabire bagiye kumwica, ngo se ngo turabigenza dute. Okay, niba ashaka kumwica nagenda amwica, ariko bizatanga iki? Bizatanga iki? Kuko Ingabire we kuva ku munsi yagiye mu Rwanda muri 2007, ijambo yagiye avuga guhuza Abanyarwanda, n'ubu niryo akivuga. None se umwisi umujenosideri ute, umwicanyi ute? Dufite impfu z'urudaca mu Rwanda, abana bapfa buri munsi, ababurirwa irengero, abakora iki, ariko Perezida Kagame ntabwo abivugaho, ahubwo aratakaza umurongo akajya kuvuga kuri opozisiyo atahaye n'amahirwe yo gukora. So ngiye kubwanjye rero nkabona ko Perezida Kagame afite ibintu byinshi cyane bimuzungamwo, bimudidaniye. Harimo uburwayi, harimo guhangayikishwa na politike, harimo amahanga amubangamiye, harimo intambara z'ibihugu bidukikije yivanzemo. Afite utubazo twinshi cyane, ariko ikibazo gikomeye ni uburwayi afite n'ahantu azasiga imitungo ye, n'ukuntu imitungo ye ishobora kuba itakontororwa n'abana yabyaye. Kuko abana yabyaye nubwo bwose
baragerageje gukora bakerekana ko bafite interest ariko ni ukubahata bisa nkaho bitabarimo. Kandi kiriya gihugu nubwo Perezida Kagame bakomeje kumwimakazaho kuvuga ngo niwe warwanya intambara, ngo niwe watsinze igihugu, ngo niwe wafashe igihugu, ngo niwe wagize ibi n'ibi, ntabwo byamugendekeye neza kuko urubyiruko nanone ruvuka kubo yakoranye nabo ari nabo bakoze ako kazi yiyitirira, rukomeje kugaragaza ko rutamwumva. Noneho mu kutamwumva akajya kuhotora urwo rubyiruko. So hari impfu nyinshi cyane zirimo kuba mu gihugu zitari na politiki ahubwo ari impfu ziri mu miryango. So bigasa nkaho Perezida Kagame akomeje kwigwizaho ibyaha by'ubwicanyi kuva muri 1994 kugeza uyu munsi. Tumaze gupfusha abantu benshi cyane, abayoboraga ingabo, abakoraga ibiki, abaturage muri Kongo, impunzi. Afite ibibazo byinshi cyane, noneho bikivangamwo n'ubwo burwayi bwe nabwo butamworoheye. So nje kubwanjye ijambo rye ndibona nk'ijambo ry'umuntu ukeneye kwitabwaho, ndetse nimba hari abantu bamuri hafi bafite interest mu nyungu, bagombye kumufata bakamugira inama, nk'uko bakamugira inama yo kujya ku ruhande, wenda bagashaka umuntu bashyiraho ushobora guhuza abanyarwanda, kuko Perezida Kagame ararushye kandi afite umujinya. Nta kintu kibi nko kugira umujinya urushye uri no ku miti ikomeye nk'ingiyi Perezida Kagame ariho y'uburwayi afite, noneho ukavangamwo no gushaka kurwanira ibintu udashobora gusoza. Nicyo kibazo gikomeye cyane. Ariko kuri Ingabire njyewe ntabwo muzi, usibye kureba ibyandikwa kuri we, ariko nje nakomeza kumuhumuriza ndetse nkamusaba ko agomba gukomeza kuvuga ijambo ry'ubumwe nk'uko yakomeje kurivuga. Nimba Kagame koko ashaka kumugirira nabi, ntabwo twabimubuza kuko ari i Rwanda, amufiteho kontrole, ibyo ashaka azakora ibyo, ariko tuzamwibuka nk'umunyamahoro, mu gihe Kagame we tuzamwibuka nk'umwicanyi.